السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe kuzobyuzuye n'ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro Allah imuheze n'imbabazi bigere ku ntumwa yadutumwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye iyo nzira n'abazayikurikira ageza ku munsi w'imperuka. Natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bo. Bavandimwe, inshuti, dukomeje ikiganiro cyacu ku mateka y'umukunzi wacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umuhanuzi, intumwa yaje iheruka izindi zose. Kandi turacyari mu bice bya Maka, turacyari mu gice cya mbere cy'ubuzima bwo kugeza ubutumwa yahawe na Allah subhanahu wa ta'ala ku bantu b'isi, ndetse n'ingorane yagiye ahura nazo ari we abamwemeye, harimo gutotezwa kw'ingeri zose, harimo gutotezwa mu magambo, gutotezwa mu bwenge, gutotezwa ku mubiri, mu bukungu n'ibindi byinshi cyane. Uyu munsi tuganire nk'uko twaganiriye ejo. Rasul sallallahu alaihi wasallam yagiye kuganira n'ubwoko bwa Banu Amir. Uyu munsi turebe rero uko yaganiriye n'ubundi bwoko bwa Bani Shayban. Abangaba ni abantu bari batuye mu majyaruguru y'igihugu cy'Ubwarabu, ndetse barakomezaga bagahana imbibi n'ibihugu bya Farisi. Farisi ariyo yaje guhindukamo Iran ubu ngubu, ndetse baranakomezaga bakazamuka rwose ruguru ku buryo bamwe babaga bagera mu bice bya za Sham, harimo Syria, ndetse bakagera naho bafatana na Turkiya y'ubu ngubu. Ku rundi ruhande rero bahuraga n'abandi Barabu bo mu majyaruguru yo hagati y'igihugu cya Al-Jazeera, hariya hari Saudiya uyu munsi, bagahura n'ibice bya za Najdi, arizo ziriya ziri mu za Qasim, za Riyadh n'ahandi. Bari abantu bazwi rero cyane cyane mu buhanga bw'intambara, ndetse bakundaga kuba no mu ntambara rimwe na rimwe zafataga imyaka itari mikeya, bapfuye gusa kwihagararaho, bapfuye ku byo bitaga icyubahiro. Ndetse bari bazwi no mu buhanga bw'ubuvanganzo mu rurimi rwabo rw'icyarabu. Rasul sallallahu alaihi wasallam yagiye kubareba rero ari kumwe na Abu Bakr Siddiq, inshuti ye koya, na murumuna we kwa se wabo Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma. Nuko bagezeyo, ntabwo bagiye kubasanga iwabo iyo ngiyo muri ibyo bice tuvuga, ariko aba nibo bari baje mu bice bigana za Maka. Rasul sallallahu alaihi wasallam amenye aho bakambitse, ajya kubaganiriza. Ali bin Abi Talib nawe utubarira iyi nkuru, akavuga ko Abu Bakari yagiye mbere bari gutangira kuganira nabo, kuko yarazwi cyane cyane nk'uko twigeze kubivuga mbere tugitangira iri somo, ko yari umuhanga mu kumenya ibisekuru by'amoko y'Abarabu n'inda zabo hafi ya zose. Kandi Ali aratubwira yuko Abu Bakar kuva kera na kare Rasul sallallahu alaihi wasallam niwe yashyiraga imbere mu bintu byose. N'icyo gihe rero niwe yashyize imbere abari ubanza kuganira nabo, ariko batangira kuganira ku bintu bijyanye n'inda zabo ubwabo, inda nabo baza kumbaza ku bijyanye n'inda ya
Abubakar Siddiq n'akomoka. Barangije bagera rero ku kintu cya da'wa. Umwe rero muri bo ari nawe wasaga nkaho abayoboye, amaze kuvugana na Abubakar Siddiq ahindukira ku ruhande rwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abubakar ariko yari amaze kwerekana Rasul sallallahu alaihi wasallam, abwira ati uyu ni Muhammad Rasulullah, intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, mugomba kuba mwaramwumvise cyangwa mwarumvise ubutumwa arimo kwigisha, cyangwa mwatubwira bati twigeze kubyumva ko avuga ko ari intumwa y'Imana. Nuko rero aramuhindukira abaza Rasul sallallahu alaihi wasallam, urigisha iki? Rasul sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati mpamagarira abantu kwemeza imitima yabo bavugisha ururimi ko nta wundi ukwiriye kugaragirwa no gusengwa by'ukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa akaba n'umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bati icyo ngicyo ni cyiza. Ati si ikindi wigisha ni iki? Rasul sallallahu alaihi wasallam abasomera aya ziri muri surati al-An'am, aho Allah subhanahu wa ta'ala ati qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana. Arakomeza izo aya zigera kuri 8 cyangwa 10, ati nimuze mbasomere ibyo Allah subhanahu wa ta'ala abaziririje. Icya mbere ntimugabangikanye Allah subhanahu wa ta'ala n'ikintu icyo ari cyo cyose, kandi ababyeyi mujye mubagirira ineza. Ati ni byiza wigishije, si ikindi wigisha ni iki? Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam amusomera izindi aya za Qur'ani, arazumva, tuvuze ibintu byiza rwose. Icya gatatu umwigisha ni iki? Rasul sallallahu alaihi wasallam amusomera aya za Qur'ani, inna Allah yamurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, za zindi nyine zivuga ati Allah subhanahu wa ta'ala abategeka yuko musubiza ibyo mwahawe nko kwizerwa ba nyirabyo, kugera aho aya irangirira. Nuko akomeza kugenda amubaza Rasul sallallahu alaihi wasallam, amusubiza ariko amusubirisha Qur'ani gusa, imirongo ya Qur'ani. Undi ati rwose ibyo wigisha ndumva ari ibintu byiza, birigisha imico myiza, birigisha kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Atariko rero reka na mugenzi wanjye wundi nagira icyo avuga. Nawe wa kabiri afashe ijambo aravuga ati rwose amagambo uvuze ni meza, arajya no ku mutima, ndetse nta nubwo ari amagambo yawe y'umuntu, rwose nta magambo agomba kuba aturuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nta magambo y'abantu yaba hano ku isi, yaba hano ku isi twari kuba twarayumvise n'ikindi gihe, ariko n'ubwa mbere twakumva amagambo nk'aya. Atariko nkubwije ukuri, urabona turasa n'abahagarariye abandi bari inyuma yacu, iyo ngiyo benshi cyane, ndetse barenga mu gihumbi. Nta kuntu rero dushobora gufata icyemezo tutabagishije inama, kubera yuko bashaka kugira ngo yuko wenda twabagambaniye. Atariko hari mugenzi wanjye ahangaha nawe yafata ijambo, ararifata ati ibyo mugenzi wanjye wa mbere amaze kuba, wa kabiri amaze kuvuga nibyo. Nta kuntu rero dushobora guhita twinjira muri ibi tutabanje gutekereza, tutabanje gushishoza, kuko umuntu ashobora kugwa mu bintu atabanje no kureba ingaruka zabyo za nyuma. Uduha akanya rero tugende tubitekerezeho, nawe ugende utekereze. Ikindi hari amasezerano dufite twagiranye n'Abarabu, abangaba nta nubwo tubatinya, ikibareba baramutse bazamuye umutwe dushobora guhangana nabo. Ariko noneho kuko ibintu byawe utabisobanukiwe cyane, kandi hakaba hari amasezerano dufitanye n'Abafurusi, bari abantu ba Irani,
kandi hashobora kuzamo ibintu wenda batishimiye, ubundi bakazatugwaho bakazatuzanaho intambara z'urudaca kandi wenda tudashobora kuvamo amahoro. Rasul sallallahu alaihi wasallam arabwira ati ese mu gihe kigufi mubonye inkuru yuko mwabatsinze ndetse mukaba mwagira iminyago mbakuraho, icyo gihe mushobora kwambaza Allah subhanahu wa ta'ala mukamukuza we wenyine. Ntibagira icyo bamusumiza kigaragara cyane mu kuri. Ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam nyine yagombaga no kwihangana. Agiye guhaguruka aho ngaho, abwira abagenzi be bari kumwe barimo Abubakar na Ali radiyallahu anhuma ati nimukuze Allah subhanahu wa ta'ala kuko aba bantu hari igihe bazatsinda, bari abantu ba Faris, ingabo zabo bazigushe bazitsinde, ndetse bagira iminyago babakuraho, ndetse nari amazu yabo y'igitangaza babamo bazashobore kuba bayigarurira. Kandi koko iyo nkuru Rasul sallallahu alaihi wasallam amaze kuyivuga, nabo mu minsi itari myinshi iza kubageraho. Bamwe muri bo baremera, abandi ntibakwemera. Abanywe rero reka turangirize hano iri somo rya none, ariko turebe ni inyigisho dukuramo. Iya mbere ni uko Rasul sallallahu alaihi wasallam nta gucika intege. Aho abonye hose ashobora kugera, aragerayo kugira ngo atangaze ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo ahamagarire abantu kureka kubamira amashusho, kubamira ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala, kureka kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'ibiremwa bye. Nicyo gituma rero atagarukiye gusa ku bantu ba Maka, kuko n'ubundi ubutumwa ni mpuzamahanga arimo kugenda bugeza no ku bandi. Icya kabiri, nkuko twabibonye hariya kuri Bani Amir, abana hangaha barumva ubutumwa bakumva ari bwo, kuko bakumva ko atari ubutumwa bw'umuntu ku giti cye, atari amagambo ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ubwe, ahubwo ari amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko hakaba ikintu cy'isi gituma badahita bashaka kugana inzira y'ukuri. Nicyo gituma rero nk'ahangaha turabonamo yuko bavuga batari ko hari amasezerano dufitanye n'abari abantu ba Faris. Dutinya yuko ibirimo kutubwira bishobora kubangamira amasezerano dufitanye n'abari, maze bikazatugwa nabi. Urumva ko nta gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo barimo gutinya abantu. Ikindi tubonamo nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala hari ubwo yamuhishuriraga akamukoreraho urusika, akaba yamwereka ibintu biri kure, nkuko tubona arimo kubabwira nk'urugamba rwaje kuba hagati y'abafarisi n'aba bantu ba Bani Shayban, kandi Bani Shayban bakaza kurutsinda nkuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yari yabihanuye mbere. Ikindi tubona nuko abasahaba bari baziranye, bazi n'imyanya yabo imbere ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nkuko tubibona Ali bin Abi Talib aravuga aniyemerera ko Abubakar imbere ya Rasul sallallahu alaihi wasallam iteka ryose yabaga ari kwisonga, abandi basahaba bakagenda bakurikiraho. Irindi somo dukuramo nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yajyaga gutanga ubutumwa atagendaga wenyine, ahubwo hari abasahaba bamwe yajyanaga nabo bakagenda bamushyigikira kuri bino cyangwa kuri biriya. Hari naho rero atajyanaga nabo, ahubwo naryo ni isomo dukuramo ko abasahaba bagendaga nabo bakagenda bakigisha abantu ibyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yabigishije. Muri make rero inshuti bavandimwe, turangiriza hano dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwongera ubumenyi ku mateka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuyifatira urugero rwiza. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduha amahoro, aduha umutekano, aduha ubukire, aduha ubukungu, adukuremo inzara n'ubukene, adukuremo indwara zitandukanye. Allah subhanahu wa ta'ala aturindire igihugu, arinda abayobozi bacyo. Allah subhanahu wa ta'ala
Afrika n'isi yose abihe umutekano, abantu bave mu ntambara, abantu bave mu bibazo bitandukanye. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.